Tubanje kubasuhuza nk'ibisanzwe mu muco wa Kinyarwanda, tukaba turi abavuzi gakondo rero nk'uko musanzwe mubimenyereye, bakorera i Nyamirambo ugeze kuri 40 ahitwa Sezike ku musigiti aho ngaho mu mujyi wa Kigali. Aha rero nk'uko dusanzwe dusobanura indwara nyinshi, abadashoboye gutera akabariro, babandi badupfa bajya gutera akabariro bikanga bakamanza kwishakisha uwo muti turawufite, ngira ngo ahubwo n'abamaze kuwufata mwabwira n'abandi nabo bakaza tukabafasha, kuko mwamaze kubibona ko iminsi 3 kugeza ku minsi 7 umuntu aba yakize neza agahinduka umusore, akabasha gukora igikorwa gishimishije ndetse akabasha gufasha n'uwo bari kumwe, igikorwa kikagenda neza kandi bose bakabasha kwishima. Twavuze ku bijyanye no kugabanya urukundo rurenze, babandi birukanka inyuma y'abandi batabashaka, basanga urahamagara umuntu akagukopa, ugakomeza ukamwinginga umwohereza message akakuboroka, ibintu byinshi cyane. Ibyo ngira ngo bamaze kuhagera babonye yuko bishoboka, bajye batanga n'ubuhamya. Ngira ngo bamaze kubona yuko biba nk'ibisanzwe, ntiwongeye kwirukanka inyuma ya wa muntu, bikaba nk'ibisanzwe ukajya mu buzima bisanzwe nk'uhure uhangayitse cyangwa uryame ngo ure gusinzira kubera kwirukanka inyuma y'umuntu. Si n'icyo gusa, ngira ngo ababashije kuzana abasazi baterwa na za nyabingi babashije kubavura hano, ngira ngo mwarabibonye, n'ababashije kuhagira abasazi babo bagakira nabo bajya batanga n'ubuhamya bakanababwira uko binameze, kuko iwacu ni igihe gitoya, ntabwo ari bya bindi byo gusiragira ngo uramara ukwezi, uramara iminsi ngahe uhora wirukanka ujya gutwara imiti. Umunsi umwe, umunsi wa kabiri, iminsi 3 biba bihagije, cyangwa se umuti umwe tukawuguha bikaba bihagije. Si n'icyo gusa rero, turavuga no kuri babandi bafite abantu batabakunda, tubafitiye umuti wo gutuma babakunda, bakabahora inyuma, bakabakunda bihagije, niba baca inyuma ngo bahore birukanka bajya mu bandi. Uwo muti nawo turawufite, kugira ngo waba afite ikibazo hano yatugana tukamufasha. Si icyo gusa, dufite n'imiti ababa baterwa n'imandwa za nyabingi, imiterekero, za gakondo ndetse batanazi, cyangwa se bazohererezwa n'abandi bantu. Hano baraza tukabafasha, ngira ngo imiti yo murayibona ko tuyifite hano ku bwinshi, ntabwo ari bya bindi byo gushakisha kuvuga ngo muzahora iwacu muza gutwara imiti. Oya, ibyo ntabwo tubyemera, ntabwo tubikunda. Ngwino hano rimwe cyangwa se kabiri tugufashe. Babandi bakora akazi nikagende, bamwe baterwa n'inyatsi ndetse na za nyabingi n'imikoshi n'imyako, batererezwa cyangwa se bakura mu miryango, iyo miti hano turayifite, ukagenda ugakora akazi kawe neza, icyo ukoze kigakunda. Babandi baryama hejuru y'inzu akikubitaho ibintu bimeze nk'amasaka cyangwa se nk'umunyu, no gusinzira bikanga, bakabura ibitotsi, bakarara bareba cyangwa se bakarara barotagizwa, bameze nk'abagenda mu ishyamba, bameze nk'abari gushikwa. Iyo miti hano turayifite, turabavura mu gihe gitoya bikaba birangiye rwose. Ngira ngo namwe muri kubyibonera ko imiti tuyifite ari myinshi cyane. Kuhagera rero nicyo kiba kigoye gusa, ariko iyo uhageze bibashije kuhagera no gukira uba wakize. Si n'icyo gusa, ntabwo tuvuga kuri iyi miti gusa, turavuga no ku bantu bafite uburwayi bundi busanzwe bw'igifu, babandi batoranya ibiryo, barya ibiryo bakabara mu gifu, ugasanga igifu cyajemo ibisebe cyangwa se amara kurya kikokera. Iyo miti hano turayifite rwose, ni iminsi itari myinshi, iminsi itarenze iminsi 7 umuntu aba amaze gukira neza bikarangira. Si n'icyo gusa, turavuga no ku bandi bafite ikibazo cy'amara, babandi batabasha kwituma, bumva ibintu bivuze induru mu mara, wa muntu ubasha kugira icyo afata ugasanga kwituma biramusaba kumara iminsi 3, iminsi 7. Aha dufite umuti wo kunywa, wo gukoresha umuntu iminsi ngahe, icyumweru kimwe, ibyumweru 2, akaba yamaze gukira izo ndwara zo mu mara, zaba ziterwa n'ikibazo cy'amara cyangwa se zaba ziterwa na amibe. Uwo muti hano turawufite ku buryo ugenda ugakira ugahinduka umuntu muzima, nta kuvuga ngo uzajya utoranya ibiryo kubera igifu cyangwa se uratinya kurya ngo ntibiva mu nda. Urumva ko ni ikibazo, ugatangira gutoranya nk'umwana mutoya kandi uri umuntu ukuze. Hano turabavura, dufite imiti ihagije rwose,
kandi atari ukuvuga ngo ni imiti yo kugenda umuntu akamara ukwezi, imyaka akifata. Icyumweru kimwe biba bihagije kuba umuntu amaze gukira yabaye muzima. Ni karibu rero iwacu. Si n'ibyo gusa, turanatsirika babandi baterwa na za nyabingi, baraza hano tukabatsirika ku buryo zitongera kubagiraho uruhare, ukaba muzima. Za mandwa zigutera bakoherereza, turagutsirika bikarangira ku buryo uba umuntu muzima, ntongere kugira ikindi kibazo. Ni karibu wacu rero. Ngira ngo nomero za telefone zo zirahari. Abakoresha MTN ni 0783822195, ukaduhamagara turakwitaba amasaha ayo ari yo yose. N'abakoresha WhatsApp nabo iyo nomero iri kuri WhatsApp. Abakoresha Airtel Tigo nabo ni 0722162227, ukaduhamagara tukakwitaba, nta kibazo, amasaha yose turakora. Kandi